kari akanyafu ni nabi igisamba zakwiba nabi umwicanya zakwica cyangwa kwicire ejo ni nabi ikirara niwe wazaheraho nta muryango uba ufite rero fondasiyo ugomba kuyikomeza. turabaramukije mwese bakunzi bo mu muryango TV, turabaramukije aho muri hose mu Rwanda mu mahanga, abantu bose bumva ikinyarwanda turabashuhuje tubifuriza gukomera. Uyu munsi ni byiza cyangwa se ni bibi kuri wowe waba uri gukurikirana mu muryango TV, ariko ndashaka kumenyesha ko hari icyizere cy'ubuzima. Mu kinyarwanda bavuga ngo ntawe haba kurya atararyama. Mu gihe cyose ukibyuka ukaba ukomeye, ujye ukomeza urwane uhatane kugeza ugeze ku cyo wifuza kandi nta gushidikanya uzabigeraho. Twasuye umupapa rero, umupapa dukunda wacu, tugiye kumuha umwanya kuko mu muryango TV nk'uko bisanzwe turabanza tukiragiza Imana. Agiye kubanza kudusengera hanyuma yibwira abakunzi bo mu muryango TV, hanyuma dukomezanye n'ibindi. Kari umuze. Nakoze katubanze twiragiza Imana. Yazana Imana yacu, turagushimiye ko uri Imana nziza, tugushimiye ko waturemye kandi ukaturinda, ukaduha n'igihugu cyiza dukunda. Tugushimiye ibyo wagikozemo, nubwo byari bikomeye ariko warahawe nk'Imana, bigenda ukorera abantu ibintu bikomeye, ko uri Imana nziza kandi itava ku masezerano yagize. Tugushimira muri aka kanya ko tubonye abashyitsi hano dukunda, twishimira kandi dusanzwe tubana. Tugushimiye ko baje mu gihe cyiza batubwiye kandi twatugiye kuganira. Turagusabye rero ngo ubane natwe mu biganiro turi bugirane, tugire ibiganiro byiza kandi byubaka kandi bikoresha icyubahiro. Tubisabye rero mu izina ry'Umwana wa Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane, mwakomeza mwatangira mwibwira abakunzi bo mu muryango TV. Nitwa Guillaume Sebaganwa, abantuye mu Matyazo ya Rukira mu murenge wa Ngoma mu karere ka Butare, mu karere ka Huye. Mu karere ka Butare wavuganye. Yego. Ndumva ari ibyo. Yego. Sinzi niba hari ibindi ukeneye kumenya. Ibyo birabaye. Ibyo birabaye. Nkuko rero amaze kubibwira mzee Guillaume, twamusuye nko mu muryango TV, nawe ndabizi neza kuko mu muryango TV ni wabo w'abantu bose, ni mu muryango. Nawe ni umunyamuryango TV. Mzee rero tuje kuganira, hari filime yitwa Nyuma y'ibihe inyura kuri mu muryango TV. Namwe ndabizi neza ko mwayirebye episode ya 2. Ndashaka ko hari utuntu tumwe tuganiraho, kubera ko iya filime ni filime yo kubaka umuryango. Nagiye rero mpitamo kuvugana n'abantu basheshe akanguhe babasha kugira icyo bafasha abantu bo mu muryango TV kugira ngo bumve neza iriya filime Nyuma y'ibihe, banayisobanukira uko ari umuntu areba ariko yabona sena kumva nibisanzwe, ariko iyo abantu bayinjiyemo neza ngira ngo babyumva kurushaho. Sena nshaka ko tuganiraho muri iriya filime, hari ahantu umwana w'umuhungu wo mu rugo rw'umugabo witwa Simoni w'umucuruzi yagize gutya mu inzoga, anyweye inzoga yitura hasi bagira ngo ni ibindi yarwaye. Bamujyana kwa muganga, bamugejeje kwa muganga, umumama waho, mama wo muri ruriya rugo ahamagara umugabo we ati umwana wacu arwaye. Umugabo mwabibonye, umugabo ahita amusubiza ati njyewe urashaka ngo nkore iki? Nta mafaranga ufite ngo nyakoherereze. Arangije umugore ubona biramubabaje, mwebwe
uriya mugabo mwamuvuga heke nk'umupapa mbabaje nk'umupapa ariko no ku ruhande rw'umumama ndibuze kubabaza ariko mubanze mumbwire mwebwe mwabibonye gute? urumva uriya muryango hari ikibazo gikomeye. Iyo umuntu arwaye umuntu wese n'umunyarwanda uwo twita umunyarwanda no kuvuga utari umubyeyi we cyangwa muri famiye aratabara. Rero uriya mudamu yari afite ikibazo cy'uko atazi n'uburwayi bw'umwana uko bumeze ariko akabona bukomeye, yari akuriye n'ubutabazi uwo ari we wese. Uwa mbere yari yizeye wamutabara umugabo we, kuko icya mbere bafatanyije kumubyara, icya kabiri uburere bagomba kumuha bombi, noneho icya gatatu rero yaranarwaye bagomba gufatanya kumuvuza cyangwa kumurwanaho. Ariko we uko nayibonye yakunze ibyo akora, twavuga ko yakunze amafaranga kuruta umwana we. Ntabwo rero ibyo nabimushima, ibyo yakoze ntabwo ari byo. Rero kubanza wenda akanasobanukirwa neza akamenya igituma akenewe, yasanga ari amafaranga akayohereza, ariko yasanga ari bubwe akagenda. Nuko mbyumva. Umugore we yamuhamagaraga amubwira ngo aze nk'uko mubivuga, ntabwo we yamubwira ngo arashaka amafaranga, yenda amafaranga yarayafite, ariko umugabo wamubwira ati njyewe byo ni mu kazi kanjye ntukanantesha umwanya. Nk'uko mubisobanuye rero ni ikibazo gikomeye, kuko hari ntabwo twabibonye muri iriya filime ariko no mu buzima busanzwe birashoboka ko byabaho. Umupapa utekereza ko amafaranga ari cyo kintu cya mbere uyu munsi, akaba yumva we ikintu yakora ari ugushaka amafaranga kugira ngo atunge umuryango, kuko ibyo byose ariho arashaka amafaranga ngo atunge umuryango. Ariko se uwo muryango agiye gutunga azawusanga, mwamubwira iki? icyo namubwira ni uko abafaransa nibo baca umugani ngo l'argent ne fait pas de bonheur. Ni ukuvuga ko amafaranga atari yazana amahirwe, atariyo akemura ibibazo byose. Amafaranga ashobora no guteza ibibazo ahubwo kuruta uko yagukemurira ibibazo. Ibyo rero benshi bakora byo gukunda amafaranga kuruta ibindi ni ukwibeshya. Icya mbere abereyeho kudutunga, ariko ntabwo agomba gusimbura ibyo natwe dukora bindi bifitiye akamaro abo twabyaye, abo tubana mu buzima buzaza. Agomba kuyakorera, yego arakenewe, ariko igihe ari ngombwa n'imbaraga n'ibitekerezo bikaba ari byo bikora kuruta amafaranga. Murakoze cyane. Ndumva buri muntu wese abyumvise kandi arasobanukiwe, kandi ngira ngo n'uwatekerezaga ko ayo mafaranga ari cyo kintu cya mbere muzehe haramusobanuriye neza. Tugarutse kuri ya mudame rero, ya mudame bamaze kumubwira ko umwana arwaye, ikigaragara ntiyarazi icyo arwaye, kuko umuganga aza kumubwira ngo umwana yanyweye inzoga, ngo biragaragara ko yanyweye inzoga. Umugore yaramubwira ngo yanyweye bike, ahita amubwira ngo nta kintu umwana wanjye anywa, ngo no mu rugo ntajya mu cyayi. Biboneka ko n'umwana mudame ntazi n'umwana we, ntazi kwanywa ibyo, bari kumwe ariko batari kumwe. Ibyo bintu bimaze iminsi bikunze kugaragara ku bamama, yenda bataba mu rugo, uriya we naba mu rugo. Buriya ni iki mubona giteye icyo kintu gituma umubyeyi adashobora kumenya umwana we kandi babana, umubyeyi w'umumasirito? Hariya mbibona mu miryango imwe n'imwe, aho usanga buri wese ari nyamwigendaho. Ari umugabo akaba akora ibye, akaza gutahira igihe ashakiye, umugore agakora ibye akaza gutahira igihe ashakiye, cyangwa ugasanga aba mu rugo nta n'umufasha imirimo yo mu rugo. Abana nabo umwe akabyuka ajya mu bye undi mu bye. Ariko ubundi uko byari bikwiye ni uko bagira gahunda y'umuryango, ari umupapa na mama n'abana bakagira igihe bicara bagakora ibyo, bakavugana ibyo bazakora muri icyo cyumweru,
n'ibikenewe, igihe umwe adahari bakaba bazi aho yagiye. Igihe rero umwana ubundi mu muco w'ikinyarwanda umwana ajya ahantu ari uko ababyeyi babizi akanabisabira uruhusa. Naho rero ubu ngubu umwana aragenda akaza kuza igihe ashakiye ugasanga ntawe umuvuze. Iyo rero utamutunganije ngo namubaze ngo rero agiye he, ejo noneho azanarara, ejo bundi asibire. Ntabwo ibyo ngibyo rero ari umuco wacu, umuco uriho uragenda ducika. Undi byiza ni uko bakaganiriye, niba batagira igihe cyo kuganira nta nubwo uzamenya ibibazo umwana afite. Cyane cyane ku badamu n'abagabo, umugabo yirirwa mu kazi, umugore akirirwa mu kazi, yarangiza akajya kwiga, niba usanga hari ibibazo byo kutamenya abana, n'umuntu arwaye ntumenye igihe yarwariye. Hariho nigeze kumva abana baje kubwira ngo niba mutatubyaye mutubwire abandi babyeyi tubasange, kuko bazi baryama babyuka bagenda bityo icyumweru kigashira, ubwo umwana yibwaga undi yamurembanye. Uriya rero nawe umubyeyi utarizi ko umwana we anywa inzoga, anywa inzoga ni ikintu kigaragaza uwasinze akora ibintu bitari byiza, ubundi nazo zifite ukuntu zihumura ku buryo umuntu yakaba yamwumva, uretse ko hari n'abazinywa bakarya ibintu bituma zitanuka, ariko ibikorwa bakora byagaragaza yuko yanyoye. Ubwo rero urumva ko iyo umwana ajya kunywa nk'uko, birashoboka yuko kugira ngo zimwice ariko yari azinyoye vuba, ariko birashoboka nuko yari yanyoye nyinshi, ahubwo byose birashoboka. Ikigaragara ni uko bagomba kuba bazi imyitwarire y'abana babo, yaba se yaba nyina. Kuba batayizi rero bombi bafite amakosa, ari abana bafite amakosa, ari n'ababyeyi barayafite. Mumaze kutubwira hari akantu keza muvuze ko mu muryango kugira ngo ubundi abantu babeho neza, bagire umuryango mwiza, ari uko bose bashyira hamwe. Uvuga akantu k'inama mu muryango, ukuntu ubundi bagombye gukorana inama y'ibintu bizakorwa mu cyumweru gitaha. Ako kantu ni keza, ngira ngo abakunzi b'umuryango TV bakumvise bakagakurikiza. Ariko ndashaka kubabaza akabazo k'amatsiko, mwebwe mumaze gukura ndetse n'abana bose barashyingiwe baranakuze, mwajyaga mukora mu kanama? Akanama ntabwo tugakora kitwa ngo ni inama, ariko umuntu agira gahunda, ukavuga uti muri iki cyumweru nzajya aha, muri iki cyumweru nzajya aha, ukabaza n'abana uti muzakora iki. Niba ari ku mashuri muzakenera iki, mukora ilisite y'ibyo muzakenera, ndebe yuko uzabona amafaranga yabyo. Iyo rero mutakoze ako kanama ngo muganire, yabonye utamuhaye amafaranga agira ngo urayafite, urayamwimye. Ariko iyo mwabiganiriyeho yumva ayo ufite uko angana, no kuvuga ngo yumva ubukene bwawe, yumva ayo ufite uko angana, hanyuma akihanganira kuzategereza yuko andaboneka. Mutaganiriye rero ntabwo byashoboka, ntibyashoboka. Muri iki gihe turimo, amugani ikigaragara ni uko ababyeyi cyane cyane twebwe bakiri batoya batangana namwe, turasa n'abadohotse mu bijyanye no kurera. Nk'uko mwariho muvuga ko abantu bamwe bajya kwiga bagasiga abana, abandi bakigira mu byabo, mbese hahandi koko umwana ashobora no kurwara ntubimenye ko umwana yarwaye, kubera nyine gushaka kugwiza ubutunzi. Abenshi bakunze no kubikora barebera ku bandi, akabona niba kanaka ariho akora ibi n'ibi nawe agomba kubikora kugira ngo bajye mu rugero rumwe, atazi kuriya uburyo yabikoze atari byo agomba gukora. Ni iki kintu twabwira ababyeyi kugira ngo babeho? Urumva kwiganana ntabwo bikwiye, kuko icya mbere igihe ushobora kutita ku bana kuko mfite wenda nyirakuru, mama wanjye cyangwa mama w'umugore uri hafi, agakurikirana abakozi, agakurikirana ko abana bariye, akamenya ko baryamye, akamenya ko bakarabye. Ubona rero umwe acaha undi acaha, bikorera uko babyumva, ntabwo wakora nk'ibyo nabo bakora,
kuko ntabwo uzi iwabo uko bimeze. Icya kabiri rero ushobora kugira abakozi bazima bakita ku bana, cyangwa se mfite n'abavandimwe bashobora kuba bita ku bana neza. Ubu rero uri wiganye urabyigana ariko bikagupfana. Harimo bamwe ujya usanga bafite ibintu byinshi ariko abana bakarwara bwaki. Amata abakuze bakaba bayirira, amagi bakaba aribo bayirira, nyina yaza bakabisiga ku munwa w'umwana ukagira ngo abana bariye nabo basize umunwa. Nabo basize umunwa. Icyo navuga rero ni uko icya mbere niba wiyemeje gushinga urugo ugomba kurwitaho. Kwitaho rero si ukuruha amafaranga gusa, ugomba no kumenya ese urugo rushingiye ku ki, fondasiyo rushingiye ku mafaranga. Urugo rushingiye kuri wowe n'umugore n'abana, nibo fondasiyo. Udafite umugore n'abana nta rugo uba ufite, nta muryango uba ufite. Rero fondasiyo ugomba kuyikomeza kugira ngo ibindi bishingireho. Rero amafaranga naza mubone uko muyazaranga. Nutareba abana neza uzayakorera bayakwibe, niba yakwiba yakoreshe nabi bibangize kugira ngo bagire akamaro. Niyo nama rero nagira ababyeyi bikwiganana, umuntu niyite ku muryango we, bagira inama y'uko warushaho gutera imbere. Murakoze cyane muzehe. Ndashaka kubabaza akandi kantu. Hari ubu kera ababyeyi bagiraga igitsure bagahana abana mu buryo butandukanye. Hariho n'ababakubitaga, usanga umubyeyi yakubiswe, naho umwana yakubiswe n'umubyeyi we. Twarabakubitaga nyine. Nyine nicyo ndashaka kubabaza. Ese koko mwebwe iyo murebye mubona kariya kanyafu hari ikintu kafashaga abana? Kariya kanyafu si na ngombwa ko wanakamukubita. Kugira ngo ukamukubita urabanza kumwumvisha amakosa ye akayemera. Rimwe na rimwe ukamubwira uti genda uzane akanyafu ngucisheho, akaba ari ujya kukizanira. Wajya kukumukubita, ese wowe ntuzaba n'imbabazi? Ese ibyo ngiye kuguhanira ntuzabisubira? Iyo amaze kukubwira ko asabye imbabazi kandi ko ibyo ugiye kumuha atazabisubira, nta mpamvu yo kumukubita. Ariko iyo bigize kabiri gatatu, mbese ni ikintu gituma azajya avuga ati ndatinya ko bizongera bikambaho. Ushobora kumucisha akanyafu ariko inkoni ibona igufa ihana ingeso. Ibyo rero nibyo mwebwe murabizi ko mwabaye n'abarimu. Abarimu bajyaga bakubita abana koko. Uyu munsi wa none urwego tugezeho biriya bintu byatumaga umwana atinya mwarimu, agatinya n'undi muntu uwo ari we wese. Ndetse ntavuze no gukubita no guhana umwarimu, umubyeyi runaka iyo yasangaga umwana w'iwacu wanjye ari mu mafuti, uw'iwawe wowe ugasanga umwana wagiye mu makosa, ugomba kumuhana. Mu bintu bigaragaza ko umuryango uriho wangirika nuko nta mubyeyi umunsi ugihanira undi mubyeyi. Mubona byatewe murabizi ko byabaga byatewe n'amategeko. Byatewe n'amategeko kuko binaterwa nanone n'inda nini. Kuko ngubu iyo uhaniye undi ajya kukureka bakagucisha amafaranga kandi mu by'ukuri ubamugiriraga neza. Icya kabiri, amategeko nayo ntabwo yemera ko ukubita umwana ngo abyita ngo ni uburenganzira bw'umwana ko atagomba gukorerwa iyicarubozo cyangwa guhohoterwa. Ariko iyo urebye ayo mategeko nk'ababyeyi rero dukuze twumva hari aho arengera. Ntabwo umwana wawe bakubuza kumuhana, ariko nawe umuhana nturengere ukamukubita akanyafu ku kabuno, atari kumukubita igipfunsi, atari kumukubita mu mutwe, atari kumukubita ahantu hashobora kumutera ibibazo, ariko nko ku kabuno ukamukubita utunyafu tubiri kugira ngo atinye kandi yubahe. Rero by'amategeko yego turabyakira, ariko tubona ko
ariho abana bagwa. Yego murakoze cyane. None se mubivuze neza niho abana bagwa ko kuntu bagize amategeko cyane agakabya. Ntabwo natinya no kuvuga ko bakurikije amategeko yo hanze yo mu bihugu byateye imbere, kandi twebwe tukigenda gake gake tukiri hasi cyane, kuko ntabwo natinya kuvuga ko turi mu myaka nk'ijana inyuma ya bariya. Ijana gusa. Ubu turi mu 1500 iwabo, hari imyaka nka 700. Noneho rero nkibaza nti ese kubera iki bashaka gukurikiza amategeko yo mu bantu bageze hariya, twe tukiyubaka iki gihugu barabona kizaba icyande? Ni iki kintu cyagombye gukorwa? Kuko murabona mu mibereho ukurikije uko igihugu kimeze, gishaka guteza imbere umuryango, bita ku bantu banyantege nke, bita ku bakene, bita ku barwayi abavurira bakabahandura. Ibyo bintu urumva ko babifitiye intuzi. Ariko se kubera iki badatekereza kuri icyo kintu mumaze kuvuga cyo kwita ku buryo abana barerwa mu iki gihugu kizasigirwa abantu bazima? Usanga bibabaje kuko bariya twigiraho bafite ubushobozi buhambaye twebwe tutanafite. Kuko niba umwana abuze n'akazi, atize akabura akazi, bo bafite amafaranga yo gutunga abashomeri, bakamubesha akasa naho babayeho neza kuruta twebwe abakize b'inahangaha. Ababo bakennye barusha abacu bakize. Kubera imico yabo ntabwo twari dukwiye kugira iyacu. Nitubigana rero hari byinshi bizangirika. Niba se udaranye umwana akigenga, icyambere azaba atumvira umuryango, natumvira umuryango ntazumvira abayobozi mu mudugudu, ntazumvira abayobozi muri rusange, azaba ubu babyita ibihazi. Bamwe tujya twumva ngo babaye ibihazi. Turana nuko umbaze ntitubabona. Ukazanga nk'umunyeshuri baramutuma umubyeyi akagenda yahura n'umuntu wigendera ati ngwino, ati banamenye umubyeyi, ubu ngo ntagenda ngo amuhane. Ni kuvuga ngo n'umubyeyi naho abimenyeye ntagenda ngo ajye kumva ikibazo cy'uwo mwana, ahubwo baravuga ngo afite ibibazo by'amafaranga twavugaga, ngo kindi ibereye muri shuburi, ngo none ngo abana bararya iki, ngo mu muhane bumwe bwe barimo mu muhane. Ugasanga bamutereye iyo baramwakakanwa. Bivuga yuko ntabwo dukwiriye kwita ku amategeko yego twayubahiriza, ariko rero n'abayashyiraho bajye bareba n'ikigero turimo. Kuko umwana se natiga natumvira ababyeyi azabaho ati? Igihugu gifite ubushobozi bwo kuzamutunga uko ameze kose. Ubwo twari dukwiye kubagorora bakazashobora kwibeshaho. Ni muri urwo rwego nyine nk'uko mubivuze. Murabona igihugu cyashyizeho gahunda biti za leta, gahunda za leta kwita, yenda ugasanga bashyizeho ushinzwe mu muryango, harya umuntu inshuti y'umuryango mu mudugudu, bagashyiraho uwita ku bana, mu bujyanama w'ubuzima. Kwibaza se kuki batashyiraho n'umuntu wita kuri abo bana, bakiga ikintu cyakorwa kugira ngo abana bagire uburere bwiza, bagire uburere buzatuma baba abagabo bo kuba ibihazi. Kuba ibihazi buriya mbona bituruka ku babyeyi ubwabo. Ubwo rero ugiye gushyiraho ikindi kintu cyaba ari ikintu ugiye gusimbura ababyeyi, byaba bisa naho ababyeyi bagiye kuba nk'inyamaswa, ubyara gusaba byabo bikigendera, byamahurana nyine bikaba byayirya. Numva byaba ari iresponsabilité kuvuga ngo uzabyara hanyuma leta ishyireho abantu bo kurera abo bana, ntabwo byaba ari byo. Wenda habaho kubunganira mu muco, niyo mpamvu ngira ngo hasi bashyizeho irerero rinabunganira mu mirire abafite imirire itari myiza, ariko no mu mashuri barabyigisha.
uruhare mbona rubura cyane n'urw'ababyeyi. Numva nta wundi muntu ukwiriye kujya, kuko leta ishyiraho ingamba zose, igera n'aho ishyiraho itorero ngurangije amashuri anamenye n'amateka, anamenye n'imyitwarire mu bandi. Itorero rya kera ryo, ariko itorero n'abaciye mu ijambo muzehe, itorero rya kera ritandukanye itorero ry'icyumweru kimwe. Iryo torero rizafasha iki umuntu wamaze kugira imyaka 18 20? Bitandukanye na bimwe byabagaho kera, abantu bakajya mu bikino, bakajya abana bakagenda bagahurira ahantu hamwe bakabyina, ahandi bimwe byabagaho mu cyaro. Akegera niba ko byari mu cyaro, ariko nabonaga aribyo byatumaga umuntu akurana uwo muco wo gukunda umuryango, agakina n'abandi bana baturanye, bagakinana ku mugoroba saa 11 bakagenda bakajya gukina, bakaza kugaruka ni mugoroba. Ariko uyu munsi uwo muryango nyine buri muntu utwana tuba turi watwo, utundi turi watwo, ugasanga nta nibyo byatumye ibyo twavugaga yuko umubyeyi atemera guhanirwa n'uwo baturanye. Niba umuntu muturanye utamufitiye icyo cyizere, n'abana kugira ngo bave iwawe bajye gukina n'abandi, uretse wenda ko guhura ku mashuri, naho nta cyizere wagira yuko aho hantu agiye ari buhagirira amahoro. Numva bigoye cyane, ariko mbona leta igerageza kubyitaho, ariko ntibizayorohera. Ntibizayorohera mu gihe ababyeyi bamaze kuba irresponsable, ntabwo bizoroha. Kwanza babanze baganiriza ababyeyi, ababyeyi babe kubanza gushaka ababasimbura, bo babanze bakora inshingano zabo. Nibirangira bakabona bidakwiye, bazabone kugira ikindi bongeraho, ariko buri mubyeyi yamaze gukora ibyo agomba gukora. None se mze hari ikintu leta, hari ukuntu leta yagize cyangwa mu minsi yashize isa n'iyambuye ababyeyi inshingano. Urabona iyo umuntu ari umukene mu mudugudu cyangwa mu kagari, ari umukene cyane, iyo atwite batangira mu igikoma, yabyara bakamuha igikoma n'amafaranga. Noneho kubera ko nyine yatwise akabyara kandi ari umukene, bakamuha ibyo bintu byose. Urumva leta yisimamiye uwo mwana. Iyo amaze kugira amezi 6 cyangwa amaze kugira umwaka, umugore ahita yongera agatwita indi nda kugira ngo bamuhe ya mafaranga nanone, sibyo? Ejo ku buryo ahora abyara kugira ngo abone amafaranga. Ayo mafaranga rero urumva leta niyo ubundi uriya mugore yagombaga gutwita akabyara, akamenya uburyo ahita kuri uwo mwana we, ntajye gushaka gutegereza ko bamuha amafaranga. None barabihinduye, bamukuraho responsibility. Byo ntibyaba bifite intandaro yo kugira ngo abantu babe bumva leta hari ibyo igomba gukora. Urugero numvise muri 2017 cyangwa 2016 kuri uribuka igihe hariho igihe cyo guhandura amavunja bikomeye za Gisagara, no kwa bimwe ngo bita ngo human security issue. Bishyushye ari gihe bishyuha ibintu byo muri leta bigashyuha cyane, ukabona byakomeye. Byari bishyushye, noneho ngo umugore umwarimu kazi afata umwana aramwuhagira. Arangije kumwuhagira ahamagara aramubwira ati rero uzaje uzambwire mamaze. Ahageze aramubwira ati rero dore uyu munsi umwana namwuhagiye, ejo n'umwana namwuhagiye, nawe uzajya umwuhagira. Ukuntu umubyeyi amubwiye uzajya umwuhagira no uhembwa. Byose ni imyumvire. Leta mu gukora biriya ntabwo yashaka kwambura ababyeyi responsibility, ahubwo yabikoze ishaka kunganira ababyeyi bakennye cyane. Kuko uzarebe iyo uturanye n'umuntu w'umukene, hanyuma abana be umuturanyi ntube wakunganira umuturanyi wenda ngo umwana yige, umuhe nk'udukayi, umuhe nka minerivare bibaye ngombwa, ukanga kubimuha ngo si uwawe. Ejo bundi nawe bikirara niwe wazaheraho.
nawe uzabigiramo igihombo. Ni nabi igisambo azakwiba, nawe umwicanyi azakwica cyangwa kwicire, kandi umuti wari woroshye kumuha amafaranga 1000 akajya kwiga, mu kindi gihe mukaza mu kindi 1000 azagera cyo ubone avuyemo umuntu ukomeye. Reka nguhe urugero. Waravuze ku byo guhandura amavunja. Hari umwarimu umwe ni muhe bya kera, abonye umwana arwaye amavunja ajaritse rwose agenda gutya, abandi bana batamwikoza bamuseka, abandi barimo bavuga ati kiriya cyana iwabo bite, we afata abanyeshuri bo mu wa 6 bamujyana mu ishyamba, baramuhandura nk'ibyo yavugaga, aba yatumiye ya miti yica amavunja bimwe batera inka, amushyiriramo n'amavuta yangaya y'inka, noneho aravuga genda ujye iwanyu urware, nukira nyuma y'iki cyumweru uzagaruke kwiga. Yagiye yibaza impamvu bagenzi be bamuhanduye batayarwaye, yibaza n'ukuntu uwo mwarimu yatekereje kumugira neza, abandi batamwitayeho bamugize tereriyo. Yibaza no ku babyeyi be birumvikana, yumva mu bantu afite beza ari uwo mwarimu wamuvuye akabakize. Umwana yarakuze kugeza bigeze muri 94 yari umusore, wa mwarimu aba nawe amerewe nabi kubera jenoside, bamuguse bashaka kumwica. Uwo mwana yatanze amafaranga kuko yaramaze ko umusore ayakorera, ayaha abantu babiri baherekeza uwo mubyeyi n'umuryango we bawugeze i Burundi. Nawe akira atyo kubera ko akije no wa mwana yagiriye neza. Rero tujye tumenya no kwitega iminsi. Niba ugiriye umuntu neza, ineza uyisanga imbere. Kandi si ukuvuga uwahandi, n'uwawe nuko. N'uwawe umugiriye neza, ya neza arayikurana, nawe akazagira n'abandi neza ikaba karande. Ariko niba utereye iyo uri umubyeyi ugaterereye abana, nabo niko bazarera n'ababo, gusa igihugu cyacu kizaba kigana he? Naho cyaba kigana. Ariko ikibazo mfite, urumva uwo nguwo we yatekereje neza kubera ko yuriya muntu, ariko abandi uyu munsi ntabwo batekereza iyo icyo kintu nakubwiye bariho bakorerwa ko ari neza, bazi ko ari inshingano. Kuko urumva iyo uwo mubyeyi wabwiye umwana ngo umwarimu ngo ni wowe uhembwa, ujye uhandura abana, ujye woza abana, ni wowe uhembwa, ntabwo we yiyambuye inshingano. Nibyo twavugaga no mu mwanya, tuvuga yuko aho bakwiye guhera bigisha ari guhera ari mu babyeyi, ndetse binabaye ngombwa hakaba haba amasomo no mu mashuri, ku buryo umuntu ajya gushaka, ajya kubaka urugo azi n'inshingano agomba kuzagira. Naho ngubu uhura n'umukobwa yigendera ukavuga ngo ugiye kumugira umugore. Rero umuntu utazi n'imibereho, utazi n'icyo agamije, utazi n'ikirwa ruko nijoro uzakomera, niyo mpamvu zisenyuka cyane. Niyo babyaye rero babishyira mu mibare, ngo leta niyo izampaya, leta izampaya, reka mbyare kenshi. Kandi icyo leta ibikorera baba banakizi, ntabwo uriya leta ipfa kubikora gusa hatabanje no kubasobanurira. Leta yo ni inshingano nibyo, kuko iyo ugereranije bimwe twavuga ngo twigana amahanga, igereranije igituma bavuga ngo igihugu cyateye imbere nuko kiba gifite abakene bake, gifite abarwayi bake, gifite abapfa babyara bake, gifite abana bapfa bavuka cyangwa bake, uyu mubare uri hasi, igihugu kiba gitera imbere. Leta rero ikora ibyo ngibyo kugira ngo irwanye ibyo byose, ariko yakabigezeho ifatanyije n'abaturage n'abagenerwabikorwa. Umwaka bazi mbese bakagira nk'agakontra, ibya jewe leta nzagukorera ibi, nawe ariko ugomba kwikorera ibi. Utabigeraho leta ikaba yagufatira akaba nk'akantu ka kontra, utabigeraho leta ikaba yagufatira ibyemezo byaba biri muri iyo kontra. Murakoze cyane muze, aho hantu niho nyine
niho ruzingiye. Ibi bintu babakorera bishobora kuba bimeze nk'ibiva mu kirere, kuko urumva nyine wa mugani niba ugiye guha umuntu ese uzamuha kugeza ryari, warabimubwiye, uramubwira uti rero dore mwebwe mugo muri mu cyiciro kiraha tugiye kubaha amata, ariko nubyara abana babiri ukongera kubyara undi mwana utarabasha kubirebera ntabwo tuzongera kugufasha. Ariko ngira ngo ntabwo ariko biba byagenze, barababwira bati twebwe tuzabahereza ni ukubahereza. Ni ukuvuga ngo icyagombye kubaho kugira ngo umuryango ugende neza ni uko iryo genamigambi ryagiye rigirwamo uruhare, nako bagiye bababwira nabo ibyo bagomba gusabwa, ibyo bagomba gukorerwa, ibyo bagomba gukora. Niho byagenda neza. Uretse ko ibintu bijemo amafaranga umuntu akora uko ashoboye kose ngo ayakorere. Iyo bahaye umugore utwite amafaranga cyangwa ibiryo n'umugabo abyungukiramo, hari ubwo bayazana umugore ntanayabone, ntanayakoje umugabo akayamwaka. Ubwo azakora uko ashoboye kose kugira ngo umugore ahora atwita, kugira ngo nawe ahita ahora ayabona. Hari n'ababipfa ugasanga umugore we ntabishaka, arashaka gukurikiza wenda uko bamubwiye, umugabo tugomba kubyara tu, cyangwa se umugore vice versa, nawe ugomba kunterinda kugira ngo tubone kurariya amafaranga n'abandi bari kubona. Ubwo rero hagomba amasezerano, akantu k'agakontara abo bagiye kuyaha, akumwe babaha amafaranga ya VUP, niyo yakwica amasezerano ariko niwe yanamenye ananditse ahantu. Murakoze cyane muze. Hari akantu mwari mumaze mukomajeho gatoya muvuga ngo abagomba gusobanurirwa cyane ni abantu bagiye gushinga ingo. Nsakubaza gatoya, ese uyu munsi mwebwe mwashyingiwe kera, niba ntibeshye imyaka 50 kugera, mbere babasobanuriraga kurusha uko basobanura ubu ngo banasoma n'ibitabo. Yego yenda mwebwe mwari mwarize, ariko tuvuge wa muturage usanzwe wo muri Nyaruguru iwacu, basobanurirwaga kurusha abasobanurirwa ubu ngubu. Ntabyo bagusobanuriraga, ariko nawe warireberaga, wasangaga ngo zisenyuka ntazo. Ubwo rero ntabwo wajya gushinga urugo nta handi wabibonye ngo urugo rurasenyuka ngo noneho rwawe rugucike. Wakoraga ibyo abandi bakora, ukamenya kera si nk'ubu ngubu bavanga ibintu n'uburinganire, mugomba gutekana mwembi, mugomba mwese mugakama inka, mwese mugasasa, mwese mukagira gute. Kera umuntu yamenyaga byari nka bimwe bita division du travail, hakaba hari imirimo gutya mu rugo, noneho umwe akamenyiye n'undi akamenyiye kandi akayubahiriza. Yego. Iyo rero utayubahirije nibwo bivamo intonganya. Ibi byari ibyawe none ntiwabikoze, bigatuma umuntu amenya ibye akabikora, ndetse byanaba ngombwa utubahirije inshingano umugore ashobora kukurega ku muryango, umuryango ukaza uti kuki utuzuza inshingano zawe. Nicyo cyatumaga kera umuryango winjiragamo, naho ubu ngubu hinjiramo leta. Kandi leta nayo ugasanga harimo kontrasite. Leta iremera ngo abantu batandukane, amadini ati mugomba kubana kugeza gupfa. Ubwo rero baziyaranje kugira ngo batandukane n'urupfu. Umugabo ashobora kwica umugore cyangwa umugore akica umugabo kugira ngo rwa rupfu rube barutangira mu buryo legal, kandi bakoze ibintu bitari legal. Newe nakumira nari ngiye kuvuga ngo urumva kera mwebwe mwabaga mufite abantu mwigiraho, aho mureba abandi ibintu badakora namwe mukumva mutabikora. Mpise nibaze se abana bubu impamvu bariho nako ingo z'uyu impamvu zero zisenyuka ni ukubera ko babonye ni uguharara, ni ukubona ni ugukwigahana, ni ukubona abandi basenya nabo bakabatereka dusenye. Byose ubundi umuntu agira bimwe bita umuntu wigiraho. Kera abana bigiraga ku babyeyi babo. Yego. Hano uzasanga umubyeyi aje saa 5 saa 6 ugasanga ashobora kumara nk'icyumweru abana bataramubona. Hariho umugabo umwigeze kumara icyumweru atari uko akora kure, ahubwo ataha agasanga abana baryamye akazinduka agenda.
n'umwana aza kubaza mama abonye se yiriwe aho ngaho atari ku mama ati iki kigabo kidataha ni icyahe ariyo kimucigiye akibona se nasi ubwo uwo mwana koko ubona se gutyo urumva hazaba umubyeyi gute umuntu umwana akunda azi ko ari ashobora byose ni umubyeyi iyo rero umubyeyi yamaze gutatira inshingano ze abana bamubonamo ikindi kintu niyo mpamvu bavuze ngo iki kigabo kidataha ni icyahe ubundi mbere abantu bareberaga ku babyeyi bakarebera ku bandi baturanyi nta kuntu rero urugo rwari gusenyuka kandi bafite abo bareberaho nabo zitasenyutse icya kabiri ni uburyo bwo gushakana kuri ubu ngubu nubwo kera cyane ababyeyi bagushakiraga wowe utanabazi ariko aho bigenda bikurira umuntu akishakira nabwo ababyeyi bagiragamo uruhare bavuga uti ndashaka umukobwa wo kwa kanaka bakabanza bakareba imico y'urugo y'uwo muryango ni iyihe wa mukobwa wo kwa kanaka ugenda akamara ibyumweru bibiri ataragera iwabo umwe byagenze gutya na gutya bamushakaho amakuru bakaba bakubwira bati uriya mureke wakwihambira ibizahura nabyo uzabyirengera noneho rero kuri ubu byose twabihariye abana kandi abana nabo ntibafata umwanya uhagije wo kureba bagenzi babo areba ko afite amafaranga areba ko yize areba ishusho inyuma areba ibintu superficiel ntareba umuco ntareba uburere yagize ntareba n'imyitwarire y'igihe kirekire urumva rero waravuga ati jyewe icyazana ngo mbone umugabo gusa hari umugani baca mu kinyarwanda ngo nyakagore iruta nyagakobwa akumva yiboneye umugabo ko byagenda kose byabihuriyemo bashaka bagatandukana ariko yigeze kuba umugore icya kabiri noneho basigaye abatandukanye bagabana imitungo iyo mwasezeranye ngo kuza vanga umutungo risesuye ushobora kwishakira umugabo afite imodoka 2-3 cyangwa amazu angahe rofeti yuko mwasinye ku murenge ubwo aba afitemo 50%. Ashobora kuza atanagukunda agira ngo yibonere iyo 50%, ubundi azayitunge mu wakunda nimutandukana bari wasanga hari ababikora bimeze gutyo ariko rero harimo imibare y'inyungu kuruta ko ari imibare yo kugira ngo bazashinga urugo bazarera abana umuryango hano ubu ngubu harimo impamvu nyinshi zituma ngo zisenyuka hari ijambo muvuze muravuga ngo ababyeyi twaretse abana ngo bihitiremo se ubundi mu minsi ishize niho ababyeyi benshi batari bariho ubu abantu batangiye ababyeyi bongeye kuboneka hari igihe abana hari imyaka tumaze nko mu myaka 20 n'ingahe ishize ntabwo ababyeyi bari benshi ariko igihe tugezemo ababyeyi barongeye baraboneka kuko natwe twabaye ababyeyi tumaze kugira abana twagombye kugira inama niba ibi bintu byarabaye kubera ko ababyeyi badahari kandi ko mbitekereza kubera ko habaye mu icyuho cyo ahantu hamwe habaye ugasanga abana ntibafite ababyeyi bamwe barafunze abandi barapfuye haba mu icyuho cy'uko nta babyeyi bahari n'abahari ugasanga bafite ukuntu bahungabanye inama mwagira ababyeyi kuko ubu noneho turahari turi ababyeyi mu bijyanye no kugira inama abana bacu bagiye gushaka ingo twabagira inama dukurikira tubigenje gute kugira ngo twongere twakurekera abana kuko nkuko mubivuze ikintu kigaragara muri iyi minsi nuko abana iyo bahuye bagiye kubana bipangira ubukwe pe ugasanga umwana aravuga ngo azakobwa iki ibyo ntabwo bihinze bibaho ariko ibyo byabaye ibyo byari bihari mu gihe abana batari bafite ababyeyi ubu twongeye twagize ababyeyi niye nama wagira ababyeyi nta nubwo byaje mu gihe
mu gihe ababyeyi bari bashize cyangwa se badahari byatangiye mbere ho gato aho umwana yajyaga muri segonderi akaba atangiye kurusha umubyeyi imbaraga. Ni ukuvuga ngo umwana azi igifaransa, niwe umuyobora, ukaba utabwira umwana ngo najye kuvoma, ukaba utabwira umwana ngo uburagiye inka, yaramaze kwiga igifaransa, yaramaze gukura. Iyo amaze kujya gutya umubyeyi akamutinya, ibyo azakora byose ababyeyi bazajya bakurikira. Ibyo byaje bya jenoside cyangwa se n'abahunze abana bagasigara ino cyangwa bapfuye n'ibindi, byo byaje ari inyongera nayo usanga hari ubwo abana bagira inshuti zikabafasha muri ibyo, ariko hajemo n'inyungu aho usanga bitewe n'uturere tumwe na tumwe umubyeyi avuga ati umwana wanjye yize kaminuza, wize segonderi naya, wize kaminuza naya, utize naya, ahandi akavuga ngo umwana azajya atahana igare, umugore azajya atahana igare cyangwa undi atahane moto. Urumva harimo abashakira inyungu mu bukwe bw'abana babo. Ibyo rero ni imico itari myiza, yadutse itari myiza. Ubundi mu gace k'inahangaha k'amajyepfo inkwano yari izwi, ni inka imwe gusa. N'uwa kabiri akagira iya kabiri iya gatatu, izo yazitangaga ari uko umwana yazanye umwana kugaragaza ko yabyaye, ukaba wabashima ukabaha indi nka. Ariko inkwano ikaba imwe, ikaba izwi, yaba umukene yaba umukire, inka imwe ikaba ikwiye. Naho rero haziyemo biriya by'inkwano ziremereye, binatuma kugira ngo uyibone uzanareba n'uwo uzanagufasha kuyibona. Hari abakobwa bikwa, gafasha umuhungu kubona amafaranga y'inkwano. Umuco wagiye utakara mu buryo bumwe na bumwe. Ndabyumva, ariko ndashaka, urumva hari igihe, icyo gihe cyanyu iyo umwana kugira ngo yo kumva ababyeyi mbere gatoya nuko nyine yabaga yarize ari wo nawe ukora ibyo bintu byose. Ariko ntekereza ko icyo gihe nibura yazaga kubwira ababyeyi ati ngiye kuzasaba uyu, ababyeyi bakajya kumusabira, sibyo, bakanemera uwo mugeni, bakavuga turiya mugeni ni uwo mu muryango mwiza. Ntabwo byari byakabye cyane ku buryo ashobora kuvuga ati no, njyewe uriya niwe nshaka, byanze bikunze. Noneho rero icyo nashaka kuvuga, twebwe ubu ngubu turahari, nta nubwo abana batuyobora kuko twarabishyurira amafaranga y'ishuri, twarabafashije kubaho, batangiye ubuzima. Ni iki twabafasha kugira ngo umuryango wongere ugaruke? Ibyo byose bakumva ababyeyi. Byose ni uburere, byose ni uburere. Iyo hamwe nahereye kuganira n'abana, ukabereka n'ibyo ngibyo turi kuvuga byose, ko kera byagendaga kugeza aho tugeze ubu ngubu. Noneho mukaba mwana aseka ibyabaye kuri kanaka no kuri kanaka, kuki kwa kanaka byagenze bityo, abana bakakubwira nabo uko babitekereza. Noneho ibyo iyo ubifunguye mukagira akantu kakaganira nk'ako iminsi, nawe ashobora kuzifatira icyemezo noneho cyumvikana. Ariko iyo uretse akaba ari ugenda akaza akakubwira ngo nabonye umukobwa kwa Antoinette, uti nzabaza Antoinette. Ushobora no gusanga kwa Antoinette abantu bafite imico myiza, ariko umwana wabo ntayo yifitiye. Bisaba rero none ko bagomba kumenyana igihe kirekire. Niba bariganye imyaka 6 muri kaminuza, atari byo kuvuga ngo twari kumwe mu itorero. Njyasabwa abageni rimwe na rimwe, noneho nkabaza uko ibyo yivugiye kuvuga ngo bahuriye mu itorero rikaba rimara ibyumweru 2, koko urumva atari urukundo rw'amahuriranzira. Urukundo rw'amahuriranzira rero icyo ruzabyara n'ubundi bahuye hanyuma batandukanye.
mukuri bigaragara abana iyo bakuze bakagenda neza biba bigaragara aho bavuka. Abana iyo bagenze nabi biratwirwa tuvuga ngo ababyeyi ngo tuba twareze neza ngo bakamera nabi, natwe tuba dufitemo intege nkeya. Reka twese rero nk'abitsamuye kugira ngo twubake umuryango nyarwanda dushyire hamwe, tuganire mu muryango, tuganirize abana bacu, tumenye aho bagiye, tumenye inshuti zabo, hanyuma tuzaremo umuryango muzima. Ndabashimiye mwese, buri wese ntiyibagirwe gukora subscribe, akore like, akore share, ndetse akandi kwikarakazogira kugira ngo nitwauploadinga ikintu, niba twauploadinze filime nyuma y'ibihe azahita yibona, niba twauploadinze ikiganiro azahita yibona, kandi namwe no hasi muzashyireho comment kugira ngo tumenye ibyo mwifuza. Muzehe murakoze cyane, turabashimiye. Murakoze cyane namwe.